Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mugiye kubahiriza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana y'urukundo n'imbabazi nyinshi, tugushimiye ko wongeye kuduhereza amahirwe yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera Mwuka wawe wera aze aganze abane natwe muri uyu mwanya, abe ari we unyigisha ibyo nkwiriye kuvuga, kandi abe ari nawe wemeza imitima bagiye kuryumva bose. Twese ijambo ryawe rituyobore mu nzira nziza ikwiye, kandi dushoboze gukora ibyo riza kudusaba. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu tuganira ku nyigisho yari ifite titre cyangwa se teme yo kuba icyitegererezo cy'ibyiza. Kuva ku munsi wa mbere nibyo twagiye tuganiraho, twabonye byinshi cyane kuri iyo topic. Rero tugeze ku munsi wa gatandatu. Umunsi wa mbere twaganiriye neza ku icyitegererezo cy'abizera, twatsinze cyane ku icyitegererezo icyo ari cyo, bukeye tureba ku icyitegererezo mu byo tuvuga. Umunsi wakurikiyeho wa gatatu tureba ku icyitegererezo cyiza mu ngeso zacu. Umunsi wa kane tureba ku icyitegererezo cyiza ku rukundo. Ku munsi w'ejo hashize kuwa gatanu tureba ku icyitegererezo cyiza ku byo twizera, ku kwizera. Uyu munsi rero wa gatandatu hari naho tugiye gusoreza, tugiye kureba ku icyitegererezo cyiza ku mutima uboneye. Imana tugirire neza. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Turasoma ibice bine umurongo wa 12. Iryo jambo twifashishije cyane muri iki cyumweru. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice bine umurongo wa 12, haranditse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Reka nsubiremo: ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Reka dusome n'ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo. Turasoma ibice 5 umurongo wa 8, handitse ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Ndasubiramo: hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Imana yacu itugirire neza. Iri jambo dusomye ryo muri Matayo 5:8 ni Yesu Kristo waryivugiye ubwo yaratangiye ivugabutumwa, avuga abahiriwe abo ari bo. Aravuga ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Imana yacu itugirire neza. Hanyuma nahare naho hatubwiye Pawulo yandikira Timoteyo, aramubwira ngo uramenye ukwiriye kuba icyitegererezo cyiza ku mutima uboneye. Imana yacu itugirire neza. Umutima uboneye rero niwo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. Ubundi urebye ukurikije ko ijambo ry'Imana ribivuze, umutima uboneye ni nka tike, ni nk'icyemezo kizaduhamiriza yuko kuko dukwiriye kubona umwami Imana. Ibindi byose dukora ni byiza, ariko bigira agaciro bihereye ku mutima uboneye. Iyo udafite umutima uboneye, ibindi byakitwa byiza byose wakora ntabwo bigira agaciro, yewe sinzi ko byaba ari na byiza. Hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ukwiriye kugira umutima uboneye kuva ku wa mbere kugeza ku munsi wa nyuma w'icyumweru, kuva ku itariki ya mbere y'umwaka kugeza umwaka urangiye, umwaka ukurikiye ukaza. Ukwiriye kugira umutima uboneye ubuzima bwawe bwose kugeza ku munsi wa nyuma w'ubuzima bwawe, kuko umutima uboneye niwo uzatubera nka tike izatuma twinjira mu bwami bw'Imana. Abazajyayo ni abafite imitima iboneye. Ibyo gusa, ukwiriye kugira umutima uboneye amanywa n'ijoro, ugahorana umutima uboneye. Imana tugirire neza. Kuki Yesu Kristo yatinze cyane kuri iki kintu? Nuko azi yuko uwo afite rwose kubona umwami Imana, ariko udafite umutima uboneye rwose nta mugabane afite. Pawulo nawe yandikira Timoteyo, aramubwira ati Timoteyo we ukwiye kuba icyitegererezo cy'abizera. Amubwira biriya bintu byose asoreza ku mutima uboneye, kuko azi yuko abadafite imitima iboneye batazabona Imana. Gumana umutima uboneye, bisengere, birwanire, biharanire kugira umutima uboneye, kuko umutima uboneye ni nka tike izatuma tubona umwami Imana. Tugeze mu minsi mibi igoye, aho ubona abantu bita ku bintu byose, bakita ku buryo baririmba neza cyane, abanyamasengesho bakita ku gusenga cyane, bagasengera ibunaka n'ibunaka, bese bakanabyirata ati nasenze amasengesho angana gutya, ati ngingeza ku minsi n'iyi, ati aho
dusengera turi mu masengesho y'iminsi n'iyi ni byiza cyane, ariko ibyo bintu jya ubikora wabanje kureba koko ufite umutima uboneye, kuko amasengesho menshi ntiyakugeza mu ijuru, indirimbo nyinshi ntizakugeza mu ijuru, melodi nziza mu miririmbire ntibyakugeza mu ijuru, kumenya kuyobora indirimbo ntibyakugeza mu ijuru, gusura imfubyi n'abapfakazi ni byiza cyane, ariko ubwabyo ntibyakugeza mu ijuru udafite umutima uboneye. Mwene data, gira umutima uboneye ibihe byose, Satani ntakujijishe ngo wibagirwe kuboneza umutima. Ibindi bikore ariko uhereye ku mutima uboneye. Imana yacu itugirire neza. Imana rero iragira ngo ugire umutima uboneye muri byose, kugeza ku rwego izajya gutangaho urugero rwiza, mbese ku bigendanye n'umutima uboneye. Abakijijwe n'abadakijijwe bose bazajya baza bakwigireho ku byo kuboneza umutima. Yego nta wabasha kureba mu mutima wawe, ariko imbuto wera zigaragaza ibyo ufite. Yesu Kristo yaravuze, erega ibyuzuye umutima ngo nibyo akanwa kavuga. Donc ibintu bitwuzuye nibyo bisesekara inyuma. Imana yacu itugirire neza. Yesu yarongera avuga ngo umuntu mwiza atanga ibintu byiza bikuye mu butunzi bwe bwiza bwo mu mutima we. Imana yacu itugirire neza. Iyo umutima wawe ari mubi, iyo umutima wawe wanduye, n'imbuto wera ziba ari mbi. Ibyo utanga biba ari bibi, ibyo uvuga, ibyo ukora biba ari bibi. Rero iyo uburyo bwiza bashobora kukwigira ku byo kuboneza umutima ni imbuto wera. Wifurije kuba icyitegererezo cyiza ku byo kugira umutima uboneye, bizagaragarira rero mu mbuto zera. Urakoze cyane. Imana mu ijuru ryari duhana umugisha, kuba icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga, ku ngeso zawe, ku rukundo, kwizera no ku mutima uboneye. Yesu Kristo aduhana umugisha. Murakoze cyane, mugira ibihe byiza.